hari ubwo ujya ukunda kubona udufresh cyangwa se utwambi tureba hasi tureba hejuru cyangwa se nakarimo akantu kerekana ko bisa naho byakunze ariko ntusobanukirwe icyo bimaze n'icyo bishobora kugufasha kuri video yawe cyangwa se icyo bishobora gufasha kuri channel yawe kugira ngo ube wazamuka cyangwa se ugumaho cyangwa se unamanuke mu bijyanye no kubona views cyangwa se aba subscribers. Ibi ngibi ngiye kugusobanura ibyo ari byo nuko bikora, uko ushobora kwifashisha izi analytics cyangwa se ibyo ubona imbere yawe muri analytics ukaba wabasha kuzamura video yawe cyangwa se ukaba wabasha kuyifasha ikazamuka cyangwa se nanone ukaba wayikuraho, kuko hari nabwo hari gihe biba ngombwa iyo ubonye utu tumenyetso nibwo umenya umwanzuro ufata. Ibi ngibi bisobanuye iki? Page yari yose ubona tableau imeze gutya, ushobora kujya kuri reach, ushobora kujya kuri engagement, ushobora kujya kuri audience, urabona imibare itandukanye, urabona imibare iriho ama percentages, hari imibare isanzwe gusa ariko ku ruhande rwabo bagashyiraho kari akamenyetso k'icyatsi karimo akambi. Noneho se ibyo ngibyo byadufasha iki kuzamura video yawe cyangwa se byadufasha iki kuba wayikuraho kuri YouTube, kuba wayireka ntikomeze kukwicira cyane, kuko nabyo bitanga umwanzuro muri algorithm iyo ishaka gufata umwanzuro ku kuzamura cyangwa se kukumanura. Video niba iza kuza kwitwara neza cyangwa se iribuze kubera imfabusa, icyo bita flopped ya floppinze, nuko uza kwibanda ku masaha 28 cyangwa se 48 ya mbere ugishyiraho iyo video. Ugishyiraho video ni umwanya mwiza wo gutangira kuyikurikirana kuva kuri 0 kugeza ku masaha 48, aho ngaho umaze kumenya ko algorithm iri kugufasha cyangwa se itari kugufasha, ufite n'uburyo bwo kuba wakosora. Reka tumaze tureberere ibyo bafite imbere ya kuri 0 dufite uyu murongo w'icyatsi w'ubururu mubona ugenda uzamuka bakwereka ufite kangahe, ufite 14, ufite 16, uri kuzamuka ugenda ureba. Iyo uri hariya hagati uwo murongo ubona ibara risa nkaho ri beige cyangwa se rigenda guhura, ritari umweru, ari hagati y'umweru n'umukara ariko rigenda bitari umweru cyane. Hariya iyo bihura n'uriya murongo utambika biba bivuze ko uri muri typical performance. Nuvuga ngo mu busanzwe muri video zawe uba uraho hagati iyo uzamuka. Urabona ndi kuzamukanyeza kuri 30 iminota, ariko ko turi gufata iminota 30 ya mbere, isaha ya mbere tugishyiraho video. Urabona nk'ubuzamutse uyu uvuye muri kiriya gice gisa nkaho ari beige, bita akarongo akambi kazamuka gahita kavaho, ariko iyo uguyemo hariya muri iri yabara akambi kavaho akajyaho ka kamenyetso ko kwavuga ngo ni okay, kangadi kameze nka terebye mu Kinyarwanda. Hanyuma iyo uri munsi yaho ugiguze ibyago ukagwa munsi yaho, uba uri akambi kareba hasi, bivuze kuri kwitwara nabi. Ariko noneho iyo ugiye hejuru yaho, iyo ucunga ugasanga video yagiye izamuka buri gihe irinze muri ya typical performance analytics zawe, icyo gihe uri mu bantu bitwara neza cyangwa se urimo kuzamuka mu yandi magambo. Ibyo rero bishobora guterwa n'ibintu byinshi. Hanyuma reka nze turebe ibyo ushobora kugenderaho umenya niba video yawe ifite ikibazo cyangwa se irimo kwitwara neza, bitewe naho uri cyangwa se na tab wafunguye abari iyo overview, reach, engagement, audience, cyangwa se uri no muri revenues, naho ushobora kubona analytics ukamenya niba uri kwitwara neza cyangwa se kwitwara nabi, ukamenya niba ibyo bita goated video yawe yabaye goated cyangwa se yabaye flopped ya floppinze cyangwa iri guciringa. Iyi nyine iri aho hagati, nta kintu kidasanzwe, nta gipfana n'igikira uri on track, niko twabyita mu Cyongereza. Nta kibazo, uri ku murongo nyabuneka, ntabwo uri kugwana n'uri kuzamuka. Nakoze yo kubwira abantu guhagarika gukora sub for sub. Reka turebe hano mfite amasaha 28 nyishyiraho. Ubanza kubona amasaha isaha imwe, undi uko ugenda urenga amasaha agenda kura bakagushyira 28, bagenda bazamuka iminsi, amezi. Hanyuma reka twifashishe ingi muna ku video nkishyiraho ku hagati isaha ya mbere n'amasaha 4 harimo kuzamuka. Narabanje ndatambika mutanzamuka byirukanze. Hariya algorithm iba yamaze kubona kwita audience yawe, igahita kuko ndi kuri overview, murabona impressions ni 2300, hanyuma views namaze kugira views 87, ariko hari akambi k'icyatsi. Bivuze ko yaragiye ikizamuka gutya, igitambika gutya, iri kugenda ishakisha abantu hereza video ngo bayirebe, ihita ibona abantu, ihita izamuka yihukanse. Nuvuga ngo hari iba yatanze video ihereza abantu benshi cyane. Hanyuma iyo abantu benshi cyane niyo imenya niba abo bantu bayikunze cyangwa se batayikunze, igahita ikata. Yibonye abantu batari kwireba, ihita ikata itambika irekera kwitanga gatoya. Ariko iyo abantu bakomeze kwireba, irakomeza ikazamuka, irakomeza ikayitanga mu yandi magambo, igahita itambika.
hanyuma iyo ukomeje kubona abantu yayihaye batayikunze nyine ikomeza igatambika agenda ireba undi muntu ushakisha boro yitonze ihereza undi muntu ngo arebe nuko uko abantu bazamuka cyo bita CTR uko abantu bakanda yayibahaye kari aka fresh kari hejuru ya typical performance cyangwa se kari hejuru ya track uburyo nyine you are not on track but you are above the track uri guhejuru gato y'uburyo ugenda ukoramo cyangwa se uburyo channel yawe yitwaramo igenda igushiraho AKAMBI rero ni ingenzi cyane kakubwira niba video yawe iguflopinga cyangwa se iri kugotinga niko twabyita hanyuma ukamenya ko ushobora kwituriza cyangwa se ukamenya ko ugomba gutangira kwamamaza video yawe birushije cyangwa se gushaka ikindi kintu ukora kiri buyifashe kuba yaba izamuka ikava muri flopping ikaba yazamuka kujya nushira point yawe rero ya suri bagenda bakwereka niba ahantu uri hagati minimum value cyangwa se value ntoya ujugira iyo aya masaha ugezeho arenze cyangwa se ageze value ntoya ushobora kugira ya views cyangwa se ya bitewe n'icyo uri kureba niba ari views niba ari reaches niba ari subscribers biterwa n'ibyo uri kureba performance hanyuma akubwira niba abantu bacyabona ba mbere ni hariya hasi hanyuma aho hagati kugera hejuru na abantu udashobora ukunda kuburi kubona ayo masaha runaka ageze niba tuvuga ari isaha imwe ukunda kuba ufite hagati y'abantu 10 n'abantu 1000 n'urugero nkoresheje hanyuma bakubwira ngo nibura aho hagati ibyo wabonye kugeza ayo masaha ugezeho ari biri mu mubare umubare mutoya n'umubare munini ubumeze neza buri handi hagati ariko iyo warenzeho ibyo usanzwe ubona ku video yawe yose ko bakoresha ibyo bita average ibyo usanzwe ubona mu video yawe hanyuma bashyiraho fresh reba hejuru AKAMBI kareba hejuru ariko iyo uri munsi y'ibyo ngibyo hagombye kuba usanzwe ubona ibyo twita typical ujya AKAMBI kareba hasi hanyuma rero reka nkubwire impamvu atari byiza cyangwa se ugomba gutangira kugira ibyo ukora kugira ngo ufashe ya video yawe itaza kukubera ikirumbo niko babyita ikirumbo mu Kinyarwanda itakubera imfabusa hanyuma ukaba wayifasha ikaba yazamuka kubera ko algorithm iri kubona arrow cyangwa se iri kubona iyi fresh cyangwa se iri kubona AKAMBI k'icyatsi bivuze ko it's a win you uri gutsinda cyangwa se uri kuzamuka ishobora kuyipushinga ishobora kuyihereza abandi bantu cyangwa se irongera ikayipropose cyangwa se ikarecommending abandi bantu bakayireba ariko iri kubona nyaboneka uri uragenda umanuka hasi nabyo iri bugufashe bya hatari rwose irabivuga ati uyu umuvandimwe reka mbe mushize ku ruhande ye kumvuna mfasha abandi bari gukora ibintu biri kurebwa ariko ingaruka z'ibyo uba wakoze nizo ziba ziri kukugeraho ibyo uba wakoze rero harimo thumbnail yawe ibidakoze neza icyo gihe ufite CTR ntoya nko kuva nko munsi ya 4% thumbnail na title yawe cyangwa se titre yawe byo dukunda kwita TNT ntago bibuteguye neza icyo gihe ugomba gukora thumbnail nziza ukareka gushama ibintu byinshi byakavuyo ugakora agatitre keza karyoheye amaso amatwi kukumva n'amaso kukareba hanyuma ukagerageza kureba niba washobora kuzamura CTR yawe ukayizamura hejuru ya 4 iyo urengeje 10 aho ngaho rwose bawemeje algorithm video yawe ufite ikizere cyuko ibu gukomeze kuzamuka ariko kaga fresh mwabona k'icyatsi cyangwa se mukabona nanone kuri kugishushanyo kari akarongo kubururu mwabonaga kagenda gakomeza kuzamuka aho kugenda kamanuka hanyuma ikindi iyo ari kuri audience yawe bivuze ko abantu bari gukunda video yawe ufite icyatsi ariko iyo uri kubona uri muri track bisanzwe nyine hagati ya hahandi bivuze ko video yawe nta kibazo pacing cyangwa se abantu bari gukunda nyine ukuntu imeze ariko nyine nta bya hatari na bintu bitangaje birimo hanyuma iri kujya mu munsi iri kumanuka bivuze ko nyaboneka irarambiranye irimo ibintu batari gukunda icyo gihe ugomba kumenya icyo ukora ni ikihe ugomba gukoresha editing muri YouTube bashyizemo agakoresho ko editing ureba ibice biri gutera ikibazo bigatuma abantu bataryoherwa ukabikuramo yari video ndende byariza kugira ntoya hanyuma hari ubwo bishobora no kugusaba ko video yikuraho burundu kugira ngo idakomeza kukwangiriza icyo twita overall cyangwa se average performance kuko ibyo byose uri kubona aho ngaho ni wabonye iminota 2 ahandi wabona iminota 10 bazabiteranya kujya by'iminota 10 hanyuma bote babona iminota wenda 6 ubwo umanuye
performance yawe, n'amakosa yawe kubera ko uzaba waretse video iri kwitwara nabi ikagumiza gukuma kuri channel yawe ntacyo yikozeho kandi ugomba kuyifasha. Ngiye amasaha 48 ya mbere mba ndeba guca video nyikurikirana rwose, ndeba ngenda ndeba n'igite, nongere mpindure title, nongere mpindure thumbnail, nkora iki, bimeze bite video, ni biki nshobora gukuramo, se ni kirekire, ese nyikureho ne gukomeza kwangiza average performance yanjye. Ibyo ngibyo ni wowe umenya umwanzuro ufata bitewe na icyo utwambi turi kukubwira kuri channel yawe. Hanyuma ugomba kureba traffic source, ukareba niba ufite wayisharinze ahandi hantu, wabwiye ukuntu ushobora gusharinga neza video yawe ikaba yagira views bitewe n'abantu bayirebye bakayitindaho, bayijyanye ahantu hanyaho, wayihaye umuntu wanyawe, utapfuye kwishugunya ahantu hose ubonye ko ibyo ngibyo nabyo nababwiye ko byica video ubwayo. Nuvuga ngo icyo navuga nuko niba ufite munsi ya CTR ya 4 bitewe ariko nanone na topic uri kuvugaho cyangwa se n'abantu basanzwe bagukurikira, bivuze ko abantu batari gukanda kuri video yawe, icyo gihe ukoresha thumbnail na title, wongere urebe niba byazamura CTR yawe, urebe niba ufite retention itari nziza muri ukurikije ibyo uri kubona n'amaso yawe, urebe amasegonda 30 ya mbere ese bimeze bite, ese video yanjye gutuma abantu bahita bagenda, urebe n'amasegonda 30 ya mbere abantu batari guhita bagenda, bikaba biri kukwicira average performance. Niba hari utari kugira ama clicks ava hanze, ugende urebe ushakisha niba wabona ama clicks cyangwa se wa promoting video yawe ku ma rezo sociaux cyangwa ukayikorera short n'utundi tuntu twatuma abantu bagaruka kugireba, urebe niba na engagement abantu batarimo kanda ama comment, batari gukanda like, batari gukora share, ugerageze usaba inshuti zawe zikomenting ku byose, babihereza amanota, bahereza utwambi tuzamuka cyangwa se tumanuka. Hanyuma niba uri kubona rero video yawe byakabije ibintu byose biri kureba hasi, utwambi tureba hasi, nyaboneka nta kintu kiri kugenda, yigire private, wongere uyikoreho neza, uyongere uyuploading. Nibyo nakugiramo inama. Cyangwa se niba ufite ubundi buryo wakongera ukayikoramo ubundi buryo ubundi bushya, ukongera ukayizamura kugira ngo igupfire ubusa warayiteguye. Niba mutegura ama video kubazitegura, wongere uyikore mu bundi buryo, urebe ko ishobora kugira icyo ifasha cyangwa se izamuka muri performance. Nuvuga ngo akambi kareba hasi wabyise, urimo uragwa, urimo uragenda, akambi akantu kavuga ngo terebye, nuvuga ngo uri muri track nta kibazo cyawe, akambi kari hejuru kavuze ngo yo umeze neza uri kuzamuka, promotion urayibona na engagement urimo kuyibona, bivuze ko algorithm irapushinga video yawe. Utwo twambi rero nabigisha uko bireba, yo uri hejuru ya bara riri gray cyangwa se ritari umweru cyane, uri hagati aho ngaho umeze neza. Iyo uri hejuru yayo uri kurenza umeze neza nono cyane, ushobora guhabwa none recommendation, ushobora kujyanwa video yawe ikagerwa kure, cyangwa se niba uri munsi yayo ba wakishe ugomba kugira icyo ukora ako kanya. Wibuke ko ugomba gukorera mu masaha 24 nubwo ushobora gufata umwanzuro ko video yawe yanze cyangwa se yakunze, ariko nano hari ubwo bizagira nyuma wenda kazarebwa, ariko icyo gihe uba gifite control yo kuba wazamura performance ya video yawe, wowe nyir'ubwite wakoze video ubigeze icyo ufasha video ya. Mwakoze kuzanizere kwigize icyo bafasha iyi video ku gusobanukirwa ubwo buryo basoma analytics, bakaba bafasha imyanzuro ishobora kuzamura channel yawe na video yawe mu gihe biri kwanga. Ariko niba uzi ko ibintu utabikoresha, amenye ko rwose ufite ikibazo mu kuba wamenya gukorana na algorithm. Mwakoze kuzaronda bakunda, nitwa Naklet, Imana ibaho umugisha. Bye.